Reka ngusuhuze ntangire nguha ikaze ku biganiro bitandukanye uzajya ugezwaho kuri iyi channel ya Forbes Official. Ndi Joseph Iradukunda, nahisemo kuzajya nkugezaho amakuru atandukanye bigendanye n'ibiri kuvugwa, ariko sinzakubwira amakuru gusa, ahubwo nzajya nanayagusesengurira nifashishije abasesenguzi bari hirya no hino batandukanye, abo mwakunze, abo utaramenya. Icyo ngamije no kuguha ubusesenguzi bwimbitse kandi bwuje ubumenyi, ndetse n'andi makuru aba ahishwe wowe utabasha kwivumburira. Icyo usabwa nta kindi rero ni ugukora subscribe kuri Forbes Official, ubundi tukajya tubana igihe cyose amakuru aje cyangwa se n'ibindi biganiro ngiye kukugezaho. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku baturage batanu bo mu karere ka Nyamasheke baherutse gutakaza ubuzima nyuma y'uko umusirikare w'igisirikare cy'igihugu RDF abarashe akabarasa mu cyico, maze batanu bose bagahita bitaba Imana. Ni inkuru yagiye igarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye, aho bamwe bavugaga bati ese niba bigaragaye ko umusirikare w'igihugu arashe abaturage kandi mu buryo busa naho ari ubushake, igihugu gikora iki? Ese abishwe bagendera aho ngaho, uyu musirikare yahanishwa iki? Ese ashobora gufasha iki imiryango yabuze ababo, cyane cyane ko baba bapfuye mu buryo bw'amaherere batabiteguye? Ibyo byose byagiye bivugwa, ariko nicyo Forbes Official tuhabereye kugira ngo tuguhe ubwino ndetse n'ibyagiye bivugwa kuri iyi kesi. Ubu tuvugana uyu musirikare wo muri RDF amaze akatirwa ibihano bitandukanye, harimo kwamburwa impeta zose yari yarahawe n'igisirikare cy'igihugu cya RDF, maze banamukatira gufungwa burundu. Iyi burundu rero bamukatiye, bamwe bavugaga bati ibyo gutanga ubutabera twe twifuza ni uko ubutabera bwatangwa ari uko abaturage babuze ababo cyangwa se imiryango y'ababuze ababo RDF yagira ikibafasha, cyangwa se ibihano bizahabwa uyu musirikare bikavamo ubufasha buzahabwa abangaba babuze ababo. Igisirikare cy'igihugu RDF kikimara kumva ko ibi byabaye cyahise kitandukanya by'umwihariko n'uyu musirikare wari umaze kurasa abaturage, maze kizeza abaturage ko kizababa hafi, kinitandukanya n'amakosa yakozwe n'uyu musirikare, cyane cyane ko nta rwego rwari rwamutumye, cyane cyane urumuhagarariye, ari ibintu yakoze ku bushake bwe, ndetse icyo gihe yabikoraga byaragaragaye ko atari no mu bapanzwe gukora akazi uyu munsi. RDF rero yahise isohora itangazo nk'uko mwabibonye, nyuma y'uburakari bwari bukomeje kugaragazwa n'abantu benshi cyane, bavuga bati uyu musirikare imyitwarire ye ntabwo isanzwe iranga ingabo z'igihugu z'u Rwanda, birakwiye ko bamuhana, ndetse yewe bamwe bakanasaba ko azaburanishirizwa mu ruhame kugira ngo bibonere ukuri kw'ibyabaye, banirebere uyu musirikare wari wakoze aya mahano akambura abaturage bagera kuri batanu ubuzima, bamwirebere mu maso barebe icyabimuteye kizavugwa, ndetse banizere ko bahawe ubutabera, cyane cyane ko iyo havuzwe abaturage hakavugwa igisirikare bumva ari ibice bibiri bitandukanye, ku buryo umuturage warenganyijwe n'umusirikare aba yumva ko atabona n'ubutabera. Nubwo rero ubu tuvugana bamaze kumukatira, hari abatangiye guhwihisa bavuga bati ese mu bihano twabonye ko nta ndishyi z'akababaro tubonyemo zaba ngaba bishwe cyangwa z'imiryango yabuze ababo, bimeze biti? Ibyo byose rero nibyo ngiye kugenda nkubwiraho, ariko kiri kuvugwa cyane ubu ngubu nyine ni igihano uyu musirikare warashe abaturage yitwa Sergeant Minani yamaze gukatirwa igifungo cya burundu. Urukiko rwa gisirikare rwamaze gukatira Sergeant Minani Gervais igihano cy'igifungo cya burundu nk'uko namaze kubigarukaho hejuru, ndetse no kumwambura impeta zose za gisirikare. Ni ukuvuga ngo urwego yari ariho muri gisirikare cya RDF yambuwe izo mpeta zose, cyangwa se ibyo mwita nk'amapeti, ku buryo ubu ngubu ari gufatwa nyine nk'ugiye gukora igihano ariko atakiri umusirikare wa RDF. Ni nyuma rero yo kumuhamya ibyaha bitatu birimo kurasa atabiherewe uburenganzira n'umukuru umuyobora, ubwicanyi buturutse ku bushake, ndetse no kwiba, kwangiza no kuzimiza igikoresho cya gisirikare. Ngibyo ibyaha bitatu yahamijwe ubwo yari mu rukiko. Ibi rero akaba ari ibyaha yakoze tariki ya 13 nk'uko twabigarutseho haruguru, tariki ya 13 Gushyingo muri uyu mwaka wa 2024, ubwo yarasiraga mu kabari abaturage bagera kuri batanu bo mu murenge wa Karambi, akarere ka Nyamasheke, ni mu ntara y'Iburengerazuba abahazi.
uyu Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 y'amavuko yarashe abarimo bene umugabo Denis w'imyaka 17, barimo kandi Habumugisha Onesphore w'imyaka 20, Sindayiheba Zephanie w'imyaka 44 ndetse na Muhawe n'Imana Jonas w'imyaka 35. Undi wa gatanu yishe ni Sekambabaye Ezra w'imyaka 51 y'amavuko. Aba bose rero bakaba barahise bapfa ubwo baraswaga n'uyu musirikare ku bushake nyuma y'uko habayeho ubushyamirane nk'uko byari byagiye bivugwa. Mbere havuzwe ko uyu musirikare yarimo ku gasantere kamwe kiswe ako ku rubyiruko, aho banyweraga inzoga bikekwa ko ari iz'inkorano, ariko ntabwo higeze hagaragazwa ubwoko bw'inzoga zanyobwaga. Maze mu gihe cyo kwishyura nyirakabari amusaba ko yakishyura kashi. Ibyavugwaga mbere byavugaga ko kuri aka gasantere abahanywera cyangwa se abakorera ubucuruzi bose batajya bemera ko hakoreshwa amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ahubwo bagasaba ko ngo uje kuhanywera, uje kugira icyo ahagurira, ngo abacururiza bamusaba kwishyura mu buryo bw'amafaranga afatika cyangwa se ibizwi nka kashi. Ibyo ngibyo utabikoze habaho guserera. Ni nabyo byabaye rero kuri uyu musirikare hari mu masaha y'ijoro, ubwo uyu Sergeant Minani yasabaga nyirakabari ko yamwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga akamwohereza kuri mobile money. Nyirakabari arabyanga, ariko ibyasaga naho atari ubwa mbere habaye ubushyamirane nk'ubu ngubu, bahise batangira guterana amagambo, maze Minani Sergeant yemera ko agiye kumwishyura, agiye kuzana amafaranga mu barracks aho yari asanzwe akorera ubutumwa bw'akazi bwe bwa gisirikare, nyine mu kigo cya gisirikare gituraniye n'aba baturage hariya Nyamasheke. Birangira agarukanye imbunda maze arasaba ari abagabo 5 nari maze kukubwira b'imyaka itandukanye. Ni inkuru yaciye igikuba mu banyarwanda ndetse n'abandi hirya no hino bakurikiye igikorwa, imyitwarire y'uyu musirikare. Batangira kuyibaza ku mikorere ya RDF ndetse banavuga bati ni ubwa mbere bibaye, ariko nanone biranatangaje kumva umusirikare uri trained byongeye mu gisirikare kiri professional nka RDF afata icyemezo nka kiriya akarasa abaturage kandi mu cyico. Icyo gihe rero itangazo RDF yatanze ryahise rishyira umucyo ku byabaye kuri uyu musirikare, inavuga ko yitandukanyije nawe maze inemerera abaturage babuze ababo ko bazakomeza kubaba hafi, RDF izakomeza kubaba hafi. Abenshi batekerezaga ko mu myanzuro y'urubanza hazagaragaramo ibihano uyu musirikare yaciwe, ndetse binagaragara ko bishobora kugaragaza n'icyo bazakorera imiryango irimo ababuze ababo. Siko byagenze rero, kuko mu myanzuro y'urukiko hagaragayemo ibihano byahawe uyu Sergeant Minani warashe abaturage, ariko ikijyanye n'indishyi nta cyagaragayemo, nta cyavuzwe. Bivuze ko ubwo RDF izakomeza kuba ku ruhande rw'aba baturage mu buryo yo ibitekereza cyangwa se yagennye kubikora, nubwo kugeza ubu ngubu usibye kuba barashyinguwe nta kindi cyera kirabura kirakorerwa n'aba baturage ngo bimenyekane mu itangazamakuru n'aha ngaha tuvugira ubu ngubu. Bamwe bakavuga bati ese kakatiwe nta hazabu tubona, umuhango ntiwaba urangiriye aho ngaho? Ntago twajyaho ngo dushinje RDF ko nta kizakorera aba baturage yenda kisumbuyeho aba baturage nyine babuze mu miryango y'ababuze ababo cyangwa se y'abiciwe ababo n'uyu musirikare. Icyakora RDF yavuze ko izakomeza kubaba hafi mu buryo bwose. Dutegereje rero kuzareba ikizaba nyuma y'uko uyu musirikare akatiwe. Icyo gihe rero ubwo yakoraga aya mahano, Sergeant Minani yahise ahunga maze afatirwa ahitwa Ihanika. Icyo gihe yatawe muri yombi, naho imirambo y'abanyakwigendera ijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibogora mbere y'uko ishyingurwa. Umuhango wo gushyingura abanyakwigendera RDF cyangwa se Rwanda Defense Force, icyo gihe nyine yanahumurije imiryango yabo basize, inabemerera ubufasha nk'uko nabigarukagaho haruguru. Kuwa gatatu rero Ukuboza cyangwa se kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2024, ubu dukora iyi nkuru, nibwo Sergeant Minani yaburanishirijwe mu ruhame mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke mu mudugudu w'urubyiruko, nk'uko uyu mudugudu witwa. Nk'uko nabikubwiraga rero, uyu mudugudu wavugwagamo kuba habamo inzoga z'inkorano ndetse n'urugomo. Icyakora ntabwo ari byo byagendeweho mu rukiko, byagaragaye ko uyu musirikare yakoze amahano ndetse aranabihanirwa.
mu mvugo rero igaragaza kwicuza, Sergeant Minani icyo gihe ubwo yaburanaga mu ruhame ku itariki 3 yavuze ko ibyo yakoze yabitewe n'uko yahohotewe bikomeye n'abari mu kabari, uhereye kuri nyirakabari cyane cyane ko ngo yatutswe cyane akanakubitwa, ari nacyo cyamuteye kuza arasa. Kugeza ubu ngubu ntago turamenya amakuru ya nyirakabari, kuko we yarirukanse abonye Sergeant Minani azanye imbunda, aratoroka asiga banyweraga mu kabari ke, ari nabo barashwe bagwa muri iryo sanganya ryatewe n'uyu musirikare Sergeant Minani. Cyakora nyirakabari kugeza iki gihe nta kintu aratangaza, nta nubwo aravuga mu itangazamakuru, cyane cyane ko abantu baba bakeneye kumenya ibye ndetse no gutanga ukuri impamo kw'ibyabaye, nubwo ntacyo yavuga cyarenga icyo ubutabera bwamaze kwanzura muri aka kanya. Dutegereje rero kumenya icyo RDF izakora ku miryango y'ababuze ababo nk'uko yabyiyemeje. Icyo nacyo tukimenya tuzakigutangariza. Icyo wamenya gusa nuko Sergeant Minani yahawe igihano gikomeye, navuga ko gisumba ikindi cyo gufungwa burundu, ariko kanamburwa impeta za gisirikare zose yari afite. Ubwo ntagakiri sergeant, abaye mfungwa. Uko byagenda kose nicyo gihano ahawe byemewe n'amategeko. Ubwo ababuze ababo reka tubihanganishe, cyakora imiryango y'abasigaye nayo ikomeze kwihangana no gushaka no gutegereza icyo ngicyo igisirikare cy'igihugu cyiyemeje kubafasha. Uri kuri 4Biz official, aho uzajya ubona ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru agezweho. Nge twabanye ndi Joseph Iradukunda, reka nkwifurize kugira impagarike n'ubugingo, nkubwira gukora subscribe, like, comment ndetse na share nk'ibisanzwe, kugira ngo uko channel ikomeza kugenda iboostinga inazamuka, natwe bidutera imbaraga zo kukugezaho amakuru atandukanye uko bwije nuko bukeye. Ciao, komeze mugire ibihe byiza. Amakuru nk'aya ngaya cyangwa ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka twongere mu bindi biganiro.